Mwiriwe neza, ndashima Imana ko yampaye ubuntu tukaba tugiye kubana mu ijambo ryayo uyu mugoroba. Ni byiza cyane rwose. Amazina yanjye ni Aristide Niyomugenga, ntabwo ndi pasiteri. Imana yampaye ubuntu irankiza rwose, nari mfiriye mu byaha byanjye ntazi Kristo, mwanga murwanya, ariko Imana ishimwe ko rwose muwo Kristo yapfiriye nanjye ndimo, kandi rwose nizeye ko umunsi azaza nanjye ndimo azajyana, atari uko ndi mwiza, atari uko nkora ibintu byiza, atari uko nkiranuka kurusha abandi, ahubwo kubwa Kristo, umukiranutsi wapfuye azize ibyaha by'abanyabyaha, hanyuma rero kuko kumwizera nanjye ampa gukiranuka kwe. Kandi ndashima Imana ko no muri uru rugendo rwose akomeje kugenda nk'ubuntu, ampa kurushaho kumumenya, kumukunda, kumuberaho rwose, anampindura mu ngeso zanjye mbi, arushaho kumpa gusa na Kristo. Rero ndabishima Imana, rero ndashima Imana ko iduhaye umwanya, kandi rwose ninginga cyane kugira ngo namwe muze kubaho ubuntu, tuze kubana, muze kuba muhari. Aya mahirwe Imana ibahaye yo kumva ijambo ry'Imana rwose ntimuyakerense. Imana ibahe ubuntu kugira ngo murusheho kuyimenya, murusheho kumenya Kristo, mumwizere, mukizwe, muhabwe ubugingo buhoraho rwose. Uyu munsi bampaye topiki yo kuganiraho. Turaza kuganira ku buryo umuntu yaguye kuri Adamu, ukuntu ari we muntu rwose Imana yaremye ari mwiza, akaza kugwa, n'ukuntu kugwa kwe kwageze ku bantu bose. Ariko ndagira ngo rwose tubanze twibukiranye ibintu twize ubushize. Kwa gatatu icyumweru cya mbere twabonye muri Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 16 kugera kuri 21, kongera kutwibutsa rwose yuko ijambo ry'Imana aricyo kintu cyo guha agaciro kurusha ibindi bintu byose. Petero rwose yongera kwereka abantu ko nubwo yabonye Kristo mu bwiza bwe, ikintu bakwiye kwitaho atari ibitangaza, atari ibindi bintu, ahubwo ijambo ry'Imana ariryo rikomeye, kandi ko ijambo ry'Imana atari iry'abantu, ahubwo riva ku Mana ubwayo. Nitwiga ijambo ry'Imana mwongere kumva neza ko ibi atari ibintu byanjye, atari ibintu bya Marcel, atari ibintu by'undi muntu, ahubwo ni ijambo ry'Imana rwose. Kurikerensa ni ugukerensa iby'Imana iri kuvuga. Rero rwose mubyiteho nk'ibintu biva ku Mana. Ikindi kandi mwabonye ku cyumweru gikurikiyeho ni uko Bibiliya nta kindi kintu ivuga. Kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe, Bibiliya ivuga Kristo. Byanditswe mu mategeko ya Mose, mu bitabo 5 bya Mose, muri Zaburi, mu bahanuzi, ibyo abahanuzi bahanuye, iby'intumwa zigishije, byose byari byerekeye kuri Kristo. Ntabwo Bibiliya ari igitabo cy'amateka y'abantu bandi, ntabwo ari ahantu tujya tunaniwe tugiye kuruhuka, ntabwo ari ahantu dukura ijambo ry'ubwenge, ahubwo rwose tujyamo tugiye kumva Kristo. Rero nta kindi Bibiliya ivuga uretse Kristo. Ibyo nibyo mwabonye ubushize. Uyu munsi rero tugiye gutangira turebe noneho kuri topic yacu, kugwa kwa muntu. Ukuntu Adamu Imana yaremye ari mwiza, yaje kugwa rwose akaba umuntu mubi, agatandukanwa n'Imana, n'ukuntu ibyo byageze ku bantu bose. Mu gutangira rero nifuje ko duhera mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26, kongera kwibukiranya yuko Adamu yaremwe n'Imana. Navuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Umuntu wa mbere Imana yaremye na Adamu afite ishusho y'Imana, aremwe n'Imana mu butatu bwera. Hano bavuze ngo Imana iravuga iti, byumvikana ko ahangaha rwose kwivuga mu bwinshi. Ni Imana Data, ni Imana Mwana, ni Imana Mwuka Wera, iri mu muntu afite ishusho yayo. Hanyuma iyo turi gusoza ku murongo wa 31,
havuga ukuntu noneho Imana yarebye ibintu byose yaremye ibona ko ari byiza. Imana ireba ibyo yaremye byose nuko byari byiza cyane. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa gatandatu. Imana irema umuntu yari afite ishusho y'Imana, yari mwiza, Imana irabyishimira rwose ibyo yari yaremye byose. Ikindi twabonyemo ni uko uyu muntu Imana yari yamuhaye inshingano. Mu gice cya kabiri cy'itangiriro tubona Imana ijyana umuntu muri Edeni. Hanyuma rero mu kujyana umuntu muri Edeni, Imana imuha itegeko. Igice cya kabiri umurongo wa 15 aravuga ngo Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo mu ngobyi yo muri Edeni, ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Imana cyane mu ngobyi muri Edeni niho yagombaga kujya ihurira n'Imana, bakaganira bagasabana, ariko nk'uko gusabana itegeka umuntu yuko adakwiye rwose kurya ku giti kimenyesha ikibi n'icyiza. Inamuburira yuko umunsi yakiriyeho rwose no gupfa azapfa. Aha rero icyo byongera kutwereka ni uko turi kubona Imana irema umuntu, turi kubona Imana ivugana n'umuntu mu ijambo ryayo, kandi turi kubona Imana iha umuntu ibyo akeneye byose, turi kubona Imana iha umuntu inshingano, turi kubona n'Imana iha umuntu itegeko, imutegekesheje ijambo ryayo. Umuntu yaremye ari mwiza. Hanyuma rero wa muntu Imana yaremye ari mwiza, igice cya gatatu tugiye kureba uburyo yaje kugomera Imana. Tugiye gusoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze igice cyose tugisome tukirangize, hanyuma tuganiremo ibintu bikeya by'ingenzi, hanyuma turaza kwifashisha n'ibindi bice byo muri Bibiliya kugira ngo turusheho kumva neza ibintu tugiye gusoma. Itangiriro igice cya gatatu. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti, ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi, nizo Imana yatubwiye iti, ntimuzazirye, ntimuzazikoreho, mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari icy'igikundiro, kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, aho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremera ibicocero. Dukomeze no ku murongo wa 8. Imana ihana inzoka na Adamu na Eva. Bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya nimunsi, wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka. Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza, turi he? Arayisubiza ati, numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Iramubaza ati, ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Uwo mugabo arayisubiza ati, umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti utazirya. Uwiteka Imana ibaza uwo mugore iti, icyo wakoze icyo ni iki? Uwo mugore arayisubiza ati, inzoka yanshukashutse ndazirya. Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti, kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose. Uzajya ugenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe,
ruzagukomeretsa umutwe, nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda, uzajya ubyara abana ubabara. Kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe, nawe azagutwara. Na Adamu iramubwira iti wumviye umugore wawe, ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije kutazakiryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibuvamo ugombye kubiruhira. Buzajya bukomereramo imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima. Urinde ugeza ubwo uzasubira mu butaka, kuko arimo wakuwe, uri umukungugu, mukungugu ntimuzasubira. Uwo mugabo yita umugore we Eva, kuko ari we nyina w'abafite ubugingo bose. Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Dukomeze dusoma hanyuma. Uwiteka Imana iravuga iti dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe kubwo kumenya icyiza n'ikibi. Noneho atarambura ukuboko agasoroma no ku giti cy'ubugingo akarya akarama iteka ryose. Nicyo cyatumye Uwiteka Imana imwirukana muri ya ngobyi muri Edeni, kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo. Nuko yirukana uwo muntu, kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni rwerekeye iburasirazuba ishyiraho abakerubi n'inkota yaka umuriro izengurutse impande zose, ngo ibuze inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo. Amen. Ni ibiki ibintu rero by'ingenzi twakumva muri iyi nkuru? Ni ibiki ibintu by'ingenzi twakura muri iki gice? Ikintu cya mbere twibukiranya ni uko ntabwo ari inkuru ishushanyije, ntabwo ari ibintu abantu banditse rwose ku bushake bwabo. Ni ijambo ry'Imana, ni amateka yabayeho y'umuntu, uburyo Imana yaremye umuntu ikamuha itegeko akanga kuyubaha, bikarangira rwose Imana imuhannye inamwirukanye mu ngobyi ya Edeni. Ndagira ngo tubanze turebe imirongo ibanza ya mbere uko ari irindwi, twongere turebe uburyo mu by'ukuri icyaha cyageze mu bantu. Turibuka neza yuko Imana yari yaraburiye Adamu na Eva, ibabwira yuko rwose mu ngobyi bahaye ya Edeni ishyizemo igiti cy'ubwenge kimenyesha ikibi n'icyiza. Baburira ko icyo giti batagomba kukiryaho, umunsi wakiriyeho no gupfa bazapfa. Tubona rero umushukanyi, inzoka, Satani, tuzi neza ikimugenza ko ni ukwica no kurimbura no kwiba. Aza rero kwiba ubuzima Imana yari yarahaye muntu. Imana iri mu muntu yari yaramuremye mu ishusho yayo, ari umuntu wumvira Imana, ari umuntu wera nk'Imana, ari umuntu mwiza Imana yishimira. Satani rero aha ngaha aza kumushuka. Ni gute rero tubona Satani ashuka umuntu, icyaha kikaza mu bantu? Icya mbere ni uko Satani nk'uko bigenda, nk'uko kuko ameze, ni se w'ibinyoma. Aza aha ngaha ari kubeshya aba bantu. Ababeshya ati nuko afata ijambo ry'Imana akaricurika. Twabonye aha ngaha ku murongo wa 4, inzoka ibwira umugore amubwira iti gupfa ntimuzapfa. Ariko yabanje kumubaza akantu gatuma mu by'ukuri nawe yibaza, nawe atangira kwibaza ku by'Imana yamubwiye. Amubwira ese koko Imana yarababwiye ngo ntimuzajya ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Aha naho arongera arabicurika, ari gucurika ijambo ry'Imana kugira ngo koko abeshya aba bantu, abarememo gutangira gushidikanya ku by'Imana yavuze. Rero icyaha kiza gute? Ni uko umushukanyi aza imbere y'umuntu, yarangiza akamubwira amagambo atuma ashidikanya ku by'Imana. Afata iby'Imana yavuze akabicurika, bigatuma umuntu atangira gushidikanya ku by'Imana. Byatumye koko Eva atangira gushidikanya ku by'Imana yavuze. Kandi tuzi ko iby'Imana yavuze ni ukuri, nta wabihindura, nta cyabihindura. Ariko buri gihe umubeshyi ari we Satani yari gushuka umuntu, buri gihe atangira
ari guhindura ibyanditswe, ari kubivugisha ibyo bitavuga, aremamo umuntu kongera gushidikanya ku by'Imana. Rero icyaha gitangirira mu gushidikanya iby'Imana yavuze. Ikindi cya kabiri ni uko icyaha kitabaho nyine umuntu kidahereye mu mutima w'umuntu. Umuntu atangira kurarikira ibintu runaka. Aha ngaha tubona Adamu koko amaze kwizera ibyo Satani ari kumubwira, atangira kurarikira bya bintu rero yamubeshye. Atangira kurarikira koko yamera nk'Imana, nawe yabasha kwimenyera ikibi n'icyiza, yabasha kwigenera akavuga ngo iki nicyo kibi, iki nicyo cyiza, ku giti cye atabibwiwe n'Imana. Ni ukuvuga ngo aha ngaha ikibayemo, atangiye kumva rwose yakwimura Imana akayikura mu butware bwayo, yarangiza we akicara kuri ya ntebe akaba Imana yimenyera ikibi n'icyiza. Rero icyo tubona ni uko icya mbere gikomeye, icyaha gitangirira mu kutizera ibyo Imana yavuze yuko ari ukuri. Umuntu agatangira gushidikanya ku byo Imana yavuze, agatangira kumva hari Imana yaramubeshye, agatangira kumva hari ibyo Imana iri kuvuga atari ukuri, hari bidakomeye nk'uko Imana yabivuze ko bikomeye. Hanyuma rero bigahamya n'umutima w'uyu muntu rero wigometse ku Mana, ushaka kumera nk'Imana, udashobora kuyoborwa n'Imana, ahubwo ushaka kwiyobora ukigenera wowe ubwawe ko ukwiye kubaho, ukigenera ikibi n'icyiza. Ibi rero tumaze kubyumva neza, byongera kutwereka yuko ubu buryo umuntu akoramo icyaha, uburyo umuntu acumura, mu by'ukuri tubyirebyemo, natwe tubona yuko ari bwo buryo rwose n'abantu uyu munsi ducumuramo. Ni ukuvuga ngo uburyo Adamu na Eva bakoze icyaha, nibwo buryo n'uyu munsi abantu bakoramo ibyaha. Mu rwandiko rwanditswe na Yakobo, igice cya mbere uhereye ku murongo waho wa 12, cyangwa duhere ku murongo wa 13, baravuga ngo umuntu niyoshywa gukora ibyaha, ye kuvuga ati Imana niyo inyoheje, kuko bidashoboka ko Imana yoshywa n'ibibi, cyangwa ngo nayo igire uwo ibyohesha. Ahubwo umuntu wese yoshywa iyo akuruwe n'ibyo ararikiye bimushukashuka. Nuko iryo rari riratwita rikabyara ibyaha, ibyaha nabyo bimaze gukura bikabyara urupfu. Ni ukuvuga ngo umuntu yoshywa n'ibyo ararikiye bimushukashuka. Aha ngaha Satani yari ari gushukashuka umuntu, ari kumubwira ukuntu yamera nk'Imana, yakwitegeka ntiyongere gutegekwa n'Imana, akamenyera ikibi n'icyiza. Rero ibintu bishukashuka umuntu, n'uyu munsi dufite ibintu byinshi bidushukashuka, bishukashuka ubuzima bwawe, bishukashuka ukubaho, kubwira bati wenda nurya ruswa uraza kubona amafaranga, uraza kubaho neza, nuza gukora iki ngiki n'iki, uze kumva wishimye, nusambana uranezerwa. Buri muntu wese akururwa n'ibyo ararikiye. Biva hehe? Biva rero muri we, arabirarikiye, biri kumushuka akabirarikira. Iryo rari rero rigatwita, iryo rari rigakura rikaza kubyara icyaha. Tubona Adamu mu by'ukuri yararikiye kumera nk'Imana, we na Eva bumva baba nk'Imana, bakwitegeka. Ibyo rero biza gutuma bakora iby'Imana yababujije, birangira basuzuguye Imana, birangira rero mu by'ukuri bakoze icyaha. Ikintu gikomeye rero mo aha ngaha twongera gukuramo ni ikihe? Ni uko mu by'ukuri nubwo aba bantu bakoze icyaha bumva bagiye kumera nk'Imana, bumva bagiye gusa n'Imana, ahubwo baje gusanga koko bamaze kumenya ikibi, baje gusanga nyine ikibi ari kibi imbere y'Imana. Turibuka mu gice cya kabiri ku murongo waho wa 25, baravuga ngo abantu Imana ibashyira muri Edeni, Adamu na Eva ngo bari bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni. None aha ngaha turi gusoma mu Itangiriro mu gice cya 3 umurongo waho wa 7, baravuga ngo amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero.
inshuro nyinshi iyo umuntu ari gushukashwa n'icyaha, nawe aba ari aha ngaha, aba yumva nta kibazo, yari ameze neza, yamara gukora icyaha akaba aribwo atangira kubona siko noneho kuko nakoze icyaha. Abo rero nabo ntabwo bari bazi icyaha icyo ari cyo, bakimenye neza nyine bamaze kugikora, babona ububi bwacyo, babona ukuntu bambaye ubusa. Ariko kwambara ubusa kw'aha ngaha rero ko hari gukomeye nyine kwa Adamu na Eva, nuko mbere Imana yari ibambitse, bari bambaye ubwiza bw'Imana. Bamaze gukora icyaha rero, Imana itandukana nabo, basigara ari abantu buntu bonyine. Iki rero nicyo cyago cyabaye ku muntu, nuko Imana yatandukanye n'uyu muntu, ntabwo ubwiza bw'Imana akibufite. Ya shusho Imana yamuremanye yarayitaye, asigara ari umuntu wambaye ubusa, asigara ari umuntu nyine imbere y'Imana udafite ubwiza bw'Imana, w'umunyabyaha. Ikindi uyu muntu w'umunyabyaha turabona nyine ukuntu ababaje. Mu by'ukuri uburyo ababajemo ni uko agerageza kwishakira uburyo mu by'ukuri yasubirana bwa bwiza yari afite, ariko nyine ntabwo yabona. Aha ngaha tubona ukuntu ngo yidodeye ibicocero mu bibabi by'imitini. Mu by'ukuri ibibabi by'imitini ntabwo ari bubyambara iminsi ingahe izuba ribikubita ngo bigumye nyine bimwambike rwose. Rero nabyo ni ibintu bishushanya ikindi kintu kinini mu rugendo rwacu rw'ubukristo, yongera kwerekana uburyo ubundi umuntu muri we nyine atabasha kongera gusubirana ubwiza bw'Imana. Nta kindi kintu yakora, ibintu byose agerageza nyine kugira ngo asubirane ubuntu bw'Imana bivuye muri we, bivuye mu byo akora, mu mirimo akora, bimeze nyine nk'uku nguku, ni ukwiremera ibicocero. N'uyu munsi rero abantu nyine b'abanyabyaha iyo bakoze ibyaha hari ukuntu biremera ibicocero kugira ngo nyine bumve ahari bongeye nyine kwambara, bongeye kumera neza, gukiranuka. Nk'abanyedini barasenga, bagakora amasengesho, bakiyiriza, bakajya muri korali, bagakurikiza imihango runaka, bakagerageza gutura, gutanga amaturo n'ibindi bintu byinshi bakora bumva ko byabakiza, ariko nyine bitabasha kubakiza, bakiremera ibicocero. Tubona muri Yesaya avuga ngo twese twayobye nk'intama zizimiye, twese nuko twabaye, twese twakoze ibyaha, hanyuma ngo nibyo twakoze byo gukiranuka ngo ni nk'ubushwambagara bwuje ibizinga. By'ukuri nibyo twagerageza gukora, turi ba bantu baguye, turi ba bantu badagifite ubuntu bw'Imana, ni nk'ubushwambagara mu maso y'Imana. Dukomeje tukagera mu gice cya 8 nako ku murongo wa 8, hari ikindi kintu cy'ingenzi dukeneye kongera kubona icyaha kizana ku muntu. Icyaha nanone mu by'ukuri gitandukanya umuntu n'Imana. Wa muntu wari usanzwe ari gusabana n'Imana, icyaha cyamuteye kwihisha Imana, atangiye kwihisha Imana, ariko Imana ni nziza, yongera kuza kumushaka. Ariko ikintu kibabaje ni uko nubwo Imana ije kumushaka, uyu muntu nyine atiteguye koko kwiyunga n'Imana. Reka twongere turebe neza ino mirongo, muyumve neza, murebe uburyo Imana ikunda umuntu, ariko umuntu we koko rwose kubw'icyaha umutima we wari wahindutse, wabaye mubi, wanga Imana, utanashaka gusubirana n'Imana. Ku murongo wa 9 aravuga ngo Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti uri he? Arayisubiza ati numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa. Icyaha gituma abantu bajya kure y'Imana, icyaha gituma abantu bagira isoni bakihisha. Impamvu nta muntu ujya gukora ibyaha ngo abitangaze nyine we ati ubu ngubu ngiye gusambana, ubu ngubu ngiye kwiba. Ibyaha buri gihe bibera mu bwihisho. Kubera iki? Kubera ko nyine ibyaha bikoza abantu isoni. Nta muntu wajya gusambana ngo abwire umugabo we cyangwa abwire umugore we ubu ngubu ngiye gusambana. Buri gihe agiye kubikora ni uko yihisha. Ni ubwo icyaha nyine kizana kwihishahisha. Hanyuma Imana iramubaza ngo iri hehe? Umuntu
wamaze kugwa? Arayisubiza ati, numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Iramusubiza, ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Imana nshaka kongera kugarura n'umuntu mu busabane, kumubaza, none se wakoze ibyo nakubujije? Umva ukuntu umuntu ayisubiza. Ngo uwo mugabo arayisubiza ati, umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Aho kugira ngo yemere ko yariye kuri cya giti Imana yamubujije, ahubwo amakosa ayashyira ku Mana, amakosa ayashyira kuri Eva. Ni nk'uko icyaha cyazanye umuntu gutandukana n'Imana, ku buryo umuntu adatinya rwose gutunga urutoki Imana akayibwira ngo niwe wandemeye uno mugore. Ibi ngibi n'uyu munsi niko bimeze. Abantu benshi baravuga ati, erega Imana yitaremo umuntu ntabwo twari bube abanyabyaha. Kubera iki? Kubera ko umuntu ntabwo ashaka kwemera yuko ari umunyabyaha, ntabwo ashaka kwemera yuko ibintu akora ari ibyaha, abizi neza yuko ari we wabikoze, afite inshingano nk'ibyo byaha yakoze. Aho kugira ngo yemere icyaha, amakosa ye, ibyaha bye akabifata akabitwerera Imana, akabishyira ku Mana. Cyangwa se kugira ngo umuntu yemere amakosa ye, niba ari umugabo, niba ari umugore, niba ari umwana mu rugo, akumva ababyeyi nibo bafite amakosa, umugore niwe ufite amakosa niba ari umugabo, cyangwa se umugabo niwe ufite amakosa niba ari umugore. Ugasanga abantu bari gutungana intoki. Icyaha rero cyashize urwango hagati y'Imana n'umuntu no hagati y'abantu. Ibi ngibi ni ibyo Pawulo yandikira Tito mu rwandiko Pawulo yandikira Tito igice cya 3, ariko ubabwira ukuntu bagomba kugandukira abatware, ababwira impamvu bakwiye kubagandukira. Arababwira ngo ku murongo wa 3, Tito igice cya 3 umurongo wa 3, arababwira ngo, kuko natwe kera twari abapfapfa tutumvira kandi tuyobagurika, turi mu bubata bw'irari ribi n'ibinezeza bitari bimwe, duhora tugira igomwa n'ishyari, turi abo kwanga urunuka, natwe twangana. Iki ni cya cyaha cyazaniye abantu kutumvira Imana, ariko cyazaniye n'abantu kwangana. Abantu bahinduka abanzi, abantu, ubusabane bw'abantu buranirana, ariko n'ubusabane bw'abantu n'Imana nabwo bwaranze. Ikibazo cya mbere cyapfuye ni ubusabane hagati y'umuntu n'Imana, bizana n'agatotsi mu busabane bw'umuntu n'undi muntu. Niyo mpamvu tubona umunsi nyine abantu kubana biranirana, kwizerana biranirana, ingo zikanga, ababyeyi n'abana bikanga. Ibi byose ni ingaruka y'icyaha. Ntabwo ari uko rwose abantu batize, ntabwo ari indi mpamvu, ahubwo ibi byose tubona by'abantu bangana, amakimbirane mu miryango, hakabaho jenoside, intambara zikaba, abantu bakangana rwose, kandi urwango rwinshi ni ukubera icyaha. Icyaha rero ntabwo cyagarukiye aho ngaho. Ntabwo ari uko abantu mu by'ukuri bagize imitima inangiye idashaka Imana, yanga Imana, nabo bakangana gusa, ahubwo nyine tubona icyaha cyarazanye n'umujinya w'Imana kuri aba bantu. Abantu nyine Imana yarabahannye. Hari igihe twumva nyine Imana ni nziza, ntihana, ariko Imana rwose ntabwo ikunda na gatoya abanyabyaha bakora ibyaha, irabahana. Umuntu mwiza yaremye ntabwo rwose yamuretse itamuhana. Uburyo rero yamuhannye bwa mbere nuko tubona umugore azajya abyara abana ababara, n'umugabo nawe azajya ajya yiyushya kuye, azajya avunika rwose. Ndetse si ibyo gusa, nuko n'icyaha cyatumye n'ibindi bintu nabyo bigerwaho n'ingaruka z'icyaha. N'ubutaka bwaravumwe. Ubundi ubutaka bwari bujye bwera, abantu batavunitse, ariko nyine bwamezemo ibitovu n'iki, bigasaba umuntu nyine kongera kujya gukuramo bya bintu, akarwana nabyo, akarwana n'urwiri, kugira ngo akunde nyine abone ahantu heza ho guhinga. Ibyo byose byazanywe n'icyaha. Uyu muruho abantu birirwamo bakora amasaha 10 n'angahe ku munsi bashaka amafaranga, bayabuze, babambuye. Ibyo byose ni ingaruka z'icyaha. Ariko si abantu gusa Imana yahannye, n'inzoka nayo Imana yarayihannye. Ibi bitwereka rwose uburyo Imana iri serious, Imana idatoleretinga icyaha, Imana ihana icyaha.
rero ntimwishuke bavandimwe ngo mubeho mu byaha mwumve ni umunezero, mwumve nta kibazo birarangiye. Oya, Imana ihana icyaha, nta muntu n'umwe rwose izareka ngo agende adahana. Ikindi gikomeye ni uko Imana yaremye ahantu ho gutura, haremeye umuntu ahantu heza ibana nawe, iganira nawe, hanyuma muri Edeni. Aho hantu rero Imana yabonye itagumya kubana n'uyu munyabyaha wanduye, imwirukana rero aho hantu, ndetse iraharinda cyane kugira ngo uyu munyabyaha wanduye atahegera, atahaba. Impamvu ni uko yahaba yaribye ku giti cy'ubugingo akabana n'Imana akarama, kandi ari umunyabyaha, kandi Imana ibyo ngibyo ntabwo rwose ibyemera. Ntabwo Imana izigera ibana n'umunyabyaha iteka ryose. Imana izabana n'abakiranutsi. Hanyuma rero ibyo tubonye aha ngaha rwose biduhamiriza neza uburyo umuntu yabaye umunyabyaha, byongera kutwereka uburyo uyu muntu yagomeye Imana, ndetse bitwereka umutima w'uyu muntu ukuntu udakunda Imana, ukuntu udashaka Imana, ukuntu rwose upfuye. Ndetse ibi bintu birahura na Zaburi ya 53. Duhere ku murongo wa 3 ngo Imana yarebye abantu iri mu ijuru kugira ngo imenye yuko hariho abanyabwenge bashaka Imana. Umva rero ikintu Imana yabonye guhera ku murongo wa 4, ngo bose basubiye inyuma, bose bandurijwe hamwe. Bandurijwe ryari? Muri Adamu. Ntawe ukora ibyiza n'umwe, ntawe ukora ibyiza n'umwe. Uko niko Imana yabonye abantu. Ariko dusomye no mu Itangiriro igice cya 6, ntabwo twongera kubona uburyo nyine Imana ibona abantu. Ba bantu bakomoka kuri Adamu bose Imana ibabona nk'abanyabyaha. Itangiriro igice cya 6 umurongo waho wa 5 uvuga ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uvuga ngo umuntu wanze Imana, wa muntu wagomeye Imana, mu by'ukuri ari ingeso ze imbere y'Imana ni mbi, kandi kugeza iteka ryose, kandi n'ibyo atekereza nabyo ni bibi kugera iteka ryose. Uko niko tumeze twese bavandimwe. Uko niko abantu bose bavuga ko umugore n'umugabo bameze, bose ni abanyabyaha, ingeso zabo ni mbi, ibyo batekereza ni bibi rwose. Aha ni imbere y'Imana. Ahari imbere y'abantu umuntu ashobora kuvuga ati mfasha abakene, ndi inyangamugayo, nkora ibintu byiza. Ibyo ni byo, ibyo rwose abantu bashobora gukomera amashyi, ariko si imbere y'Imana. Kuko imbere y'Imana umuntu Imana ishaka ni umuntu utunganye, ufite ishusho yayo, wera nk'uko Imana yera 100%. Ese wumva uri uwo muntu? Turabizi neza ko uwo muntu ntawe uhari mu isi, mu babayeho no mu bazabaho mu buryo bw'abantu, ntawe. Umuntu wenyine wabayeho yera atunganye ni Kristo. Kristo Yesu wenyine Imana yagize umuntu. Ni nayo Imana yishimira ikamutangira uruhamya rwayo ngo nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Naho abandi bose Imana iyo turebye ibona turi babi, n'ingeso zacu ari mbi, n'ibyo dukora byose ari bibi. Twakwibaza rero ngo ko tubonye ko abantu ari babi, ese uyu muntu Imana yaremeye kubana nawe ari umunyabyaha watandukanywe n'Imana ku bw'icyaha, ese uyu muntu hari ibindi byiringiro yazabona? Yazongera kubana n'Imana ati? Yazongera kungwa n'Imana binyuze mu yihe nzira? Reka dusome igitabo cy'Abaroma igice cya 5. Roma igice cya 5, turasoma duhere ku murongo waho wa 10. Tugiye kugenda dusoma imirongo mike ariko reka dusome guhera ku murongo wa 12 dusoze, hanyuma rero ibindi ndabivuga mu ncamake. Ngo kuko bimeze bityo, nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Aha ngaha icyo bitwereka ni uko
kose nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe ari we Adamu, n'abandi bamukomokaho bose niko byabagezeho, ndetse niko n'urupfu rugera ku bantu bose, kuko urupfu rwazanywe n'ibyaha. Imana rwose yamiriza Adamu ikambwira ngo wavuye mu butaka nimuzasubira rwose gupfa ko uzapfa. Yarapfuye kubera ko yanze kumvira Imana. Ibihembo by'ibyaha bavandimwe ni urupfu. uwo ni umurongo wa 12. Umurongo wa 18 akavuga ngo nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka. Ngo abantu bose imbere y'Imana kubwo igicumuro cya Adamu baciriweho iteka. Ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bahabwa ubugingo. Bivuga ngo hari ikindi gikorwa cy'umuntu umwe cyahesheje abantu bose ubugingo. Icyo gikorwa ni iki? Iki gikorwa bagihanuye mu Itangiriro igice cya 3 aho twahereye. Imana ibwira inzoka ko mu rubyaro rw'uyu mugore hazavamo umuntu uzayimena umutwe. Umuntu rero uzamena inzoka umutwe nta wundi muntu, ntabwo ari twebwe n'uduhini kwa kundi duhura n'inzoka mu nzira tukazikubita. Oya, ahubwo aha icyo bavugaga icyo Imana igiye gukuraho ni icy'inzoka yazaniye umuntu, ari rwo rupfu. Imana uru rubyaro nirwo ruzanesha rwa rupfu rwaje ruzanywe n'iki? N'ubushukanyi bw'inzoka. Aha rero tubona yuko nta bundi buryo uretse gukizwa binyuze mu rubyaro rw'uyu mugore. Urubyaro rw'uwo mugore kandi ngo inzoka yagombaga nayo kurukomeretsa agatsinsino. Rero ni Kristo bahanuraga uzaza mu isi agapfa koko rwose, inzoka ikamukomeretsa agatsinsino agapfa, ariko rero akazuka ku munsi wa 3 anesheje rwa rupfu, atsinze rwa rupfu. Hanyuma rero nk'uko kuzuka kwe akabasha kuronkera ubugingo abantu bamwizera. Arabapfira, apfuye urupfu bari bakwiriye, bari baciriweho iteka, yemeye gupfa mu mwanya wabo kugira ngo nibamwizera babarirwe ibyaha byabo, kandi abakure nabo abazure, abakure mu rupfu rw'ibyaha, abahe ubugingo buhoraho. Abakolosayi igice cya 1 guhera ku murongo wa 21 haravuga ngo namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera mukaba mwarabanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi, none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa. Imana yari yatugaye ivuga ko turi abanyabyaha nta cyiza dukora. Uburyo bwonyine Imana itubona turi abera n'abaziranenge imbere yayo, dutsindishirijwe rwose rwa rubanza twari dukwiye, rwa rupfu twari dukwiye, Imana ikarudukiza, ni ku bwa Kristo Yesu. Niwe wenyine wongera kuduhuza n'Imana, niwe wenyine wongera kudusubiza mu busabane n'Imana, tukongera kungwa n'Imana. Nta bundi buryo bavandimwe. Ntabwo rwose gusabana n'Imana ari ukuba twaririmbye, twateguye amasengesho, twakoze ibindi bikorwa. Oya, uburyo bwonyine twongera gusabana n'Imana by'ukuri ni igihe twizeye Yesu Kristo. Igice cya 2 cy'Abakolosayi naho bakavuga ngo muri uwo Kristo rero muri we nimo mwakebewe gukebwa kutari ukw'intoki. Mwakebewe gukebwa kutari ukw'intoki, ahubwo ni ugukebwa kuva kuri Kristo, ariko kwiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere, kuko mwahambanywe nawe mu mubatizo, kandi nimo mwazuranywe nawe kubwo kwizera imbaraga z'Imana yamuzuye mu bapfuye. Kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabahinduranye bazima nawe, imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose, igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba. Kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Bavandimwe, Kristo niwe wongera kuduha rwose kubyarwa ubwa kabiri, tukaba abana b'Imana, tukababarirwa rwose, tukagaruka mu busabane n'Imana. Abakolosayi igice cya 1 guhera ku murongo wa 21 haravuga ngo namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera mukaba mwarabanzi bayo mu mitima yanyu
no kubw'imirimo mibi, none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we, ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa. Imana yari yatugaye ivuga ko turi abanyabyaha nta cyiza dukora. Uburyo bwonyine Imana itubona turi abera n'abaziranenge imbere yayo, dutsindishirijwe rwose rwa rubanza twari dukwiye, rwa rupfu twari dukwiye, Imana ikarudukiza, ni ku bwa Kristo Yesu. Niwe wenyine wongera kuduhuza n'Imana, niwe wenyine wongera kudusubiza mu busabane n'Imana, tukongera kungwa n'Imana. Nta bundi buryo bavandimwe. Ntabwo rwose gusabana n'Imana ari ukuba twaririmbye, twateguye amasengesho, twakoze ibindi bikorwa. Oya, uburyo bwonyine twongera gusabana n'Imana by'ukuri ni igihe twizeye Yesu Kristo. Igice cya kabiri cy'Abakolosayi naho bakavuga ngo muri uwo Kristo rero, muri we nimo mwakebewe gukebwa kutari ukw'intoki. Mwakebewe gukebwa kutari ukw'intoki, ahubwo ni ugukebwa kuva kuri Kristo, ariko kwiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere, kuko mwahambanywe nawe mu mubatizo, kandi nimo mwazuranywe nawe kubwo kwizera imbaraga z'Imana yamuzuye mu bapfuye. Kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabahinduranye bazima nawe, imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose, igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho ku rubamba ku musaraba. Kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Bavandimwe, Kristo niwe wongera kuduha rwose kubyarwa ubwa kabiri, tukaba abana b'Imana, tukababarirwa rwose, tukagaruka mu busabane n'Imana. Ndi gusoza rero, icyo nababwira ni ukongera kubabwira ngo abari muri Kristo Yesu rero bafite amahoro ku Mana. Abantu bari muri Kristo Yesu bafite amahoro ku Mana, uko byanditswe mu Roma igice cya 5 umurongo wa 1 ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe, ubwo twahinduwe intungane rwose no kwizera Kristo, dufite amahoro ku Mana kuko umwami wacu Yesu Kristo. Ntabwo tukihishahisha, tugira ubwoba ngo twihishe Imana, ngo dutinye, ahubwo nk'uko tubibona mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 16, turatinyuka rwose tukegera intebe y'ubuntu bw'Imana tudafite ubwoba ku bwa Kristo. Dufite isoni rwose kuko twambitswe gukiranuka kwa Kristo. Twishimira muri Kristo Yesu, twishimira Imana kubera ko rwose yadukijije, kubera ko yatwambitse umwambaro wo gukiranuka. Twari abanyabyaha, twari abo gupfa, ahubwo Imana iradukiza. Abizeye Kristo rwose nta teka bazacirwaho, ariko utamwizeye we azacirwaho iteka kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana, kuko niwe wenyine Imana yatanze, niwe wenyine Imana yatanze abavandimwe, ubasha kudukiza ibyaha. Niwe ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Kristo Yesu yapfiriye ibyaha byacu, igihano kidukwiriye, igihano kituzanira amahoro cyari kiri kuri we, yapfuye mu mwanya wawe. Kubw'ubuntu bwe, kubw'imbabazi ze twarababariwe. Umwizera ntacirwaho iteka. Hari abantu bari mu byaha bumva rwose Satani batwaje igitugu, bafite isoni z'ibyaha byabo, bibaza ngo mpfuye nazegera Imana nte? Bashobora kuba banasenga, bashobora kuba banaza muri izi Bible study, bashobora kuba rwose bakora ibintu byinshi mu rusengero, ariko bibaza ngo ese nzahagarara imbere y'Imana? Nta bundi buryo tuzahagarara imbere y'Imana uretse gusa twizeye Kristo wenyine. Nitumwizera nibwo tubabarirwa ibyaha, atwambika gukiranuka kwe, tukegera Imana tudatinya rwose, dufite ibyiringiro bizima yuko tuzabana nawe iteka ryose. Ukuntu muri Yesaya igice cya 61 havuga ku muntu rwose wamenye izi mbabazi z'Imana, aravuga ngo nzajya nishimira Uwiteka cyane, umutima wanjye uzajya unezererwa Imana yanjye. Yesaya 61 umurongo wa 10 kugera ku wa 11, nzajya nezererwa Imana yanjye kuko yanyambitse imyambaro y'agakiza, akamfubika umwitero wo gukiranuka, nk'uko umukwe arimba akambara ikamba, kandi nk'uko umugeni arimbishwa iby'umurimbo bye, nk'uko ubutaka bumera umumero
kandi nk'uko umurima umeramo imbuto ziwuhinzwemo, niko umwami Imana izameza gukiranuka n'ishimwe imbere y'amahanga yose. Abavandimwe, Imana ni nziza. Imana uko niko iduha gukiranuka, kandi ntabwo ari uko gusa yadutsindishirije muri Kristo Yesu ngo tubarweho gukiranuka kwa Kristo, ahubwo rwose ku bizeye Imana ibasha no kubeza ibyaha byabo, ikabakura mu ngeso zabo mbi, ikabaha kubaho ubuzima bwubaha Imana.